Rero usanga twese twanga kubeshya, ariko nyamara ugasanga nubwo twanga kubeshya ariko ugasanga natwe hari ibintu byinshi tubeshya mu buzima bwacu bwa buri munsi, nubwo usanga tubikora ariko ugasanga ntabwo tubitekerezaho cyangwa se nta nubwo tubiha umwanya. Ikibazo rero ni uko usanga noneho tubikora tutanabizi. Uyu munsi rero ngiye kukwereka ibinyoma 10 abantu bavugaho kandi nawe ushobora kuba ubikora. Hari ibinyoma 10 abantu bavuga kandi nawe ushobora kuba uri muri abo bantu babikora. Reba rero neza iyi video kuva itangira kugeza ishoje, kuko nawe harimo bimwe mu by'ukuri ushobora kuba uri buze kwisangamo ukora umunsi ku munsi. Rero mbasuje n'abikaze kuri Sobanukirwa 5 TV, nabashishikariza neza gukora subscribe kugira ngo mubane natwe, cyangwa se abashaka kuba mu muryango mugari wa Sobanukirwa 5 TV kugira ngo izi nyigisho z'ubwenge zijye zibageraho, mukore subscribe kugira ngo bibagereho 5 kuri 5. Twagiye reka twikomereze. Ngo muri ibi bintu 10 ngiye kubereka abantu babeshya nawe urimo, no kuvuga ngo hari icyambere ni uvuga ngo ndi busy cyangwa se ndahuze. Abantu benshi rero bakoresheje ijambo bashaka guhisha, usanga bashaka guhisha ukuri, si uko mu by'ukuri baba badafite umwanya, ahubwo usanga impamvu ari uko bataba bashaka kugira gute, ariko baba bashaka kutaguhereza uwo mwanya wabo bafite. Rero mugira ikintu umubwira abumukeneye akakubwira ati njyewe ndahuze, kandi mu by'ukuri ntahuze, ahubwo ni uko adashaka kuguha uwo mwanya. Ikintu cya kabiri rero ni ijambo ryo kuvuga ngo ndaza, akakubwira ko ari mu nzira cyangwa se ndimo ndaza, akakubwira ngo ndi mu nzira nyamara akibereye nko mu nzu yambara, yewe ndetse n'igihe akubwira ngo ndimo kuza, yewe ataratangira no kwambara, yewe ataranoga rwose, yibereye mu rugo ariko yaraza akakubwira ngo njyewe ndi mu nzira ndimo ndaza. Ayiba icya gatatu nanone ni ukuvuga ngo nta kibazo mfite. Iri jambo nta kibazo mfite usanga ryarabaye ni icyorezo cyangwa se ni indwara idashobora no kuzakira. Nyamara ugasanga imbere mu by'ukuri harimo stress, uburakari cyangwa se n'agahinda. Rero aha usanga abantu benshi bahitamo kubihisha aho kubivuga. Ugasanga umuntu kabisa akubwira ko nta kibazo afite, nyamara ibibazo byenda kugira gute, byenda kumuturitsa umutima. Rero ukore subscribe, iyi ni Sobanukirwa 5 TV, hanyuma ubane natwe kuyicano, wiyandikishe ujye ukurikirana ibiganiro by'ubwenge. Hanyuma hari ikindi cyo kuvuga ngo ndagukunda. Mu by'ukuri ibi ni ibintu bikomeye cyane. Hari abavuga ijambo ariko ugasanga ku mutima wabo iri jambo kabisa ritariho, ahubwo bibereye mu bindi cyangwa se bibereye ahandi. Ugasanga umuntu hari icyo umusabye cyangwa se niba hari ibyo umubwiye yagize ati ndagukunda, ugasanga ibiro ndagukunda nta hantu ihuriye namba n'ibiri ku mutima we. Hanyuma icya gatanu ijambo rivuga ngo sinabonye message yawe, sinabonye message yawe. Nyamara ukuri ni uko aba yayibonye, ariko kandi ntabwo aba yashatse kugira gute, ntabwo aba yashatse kugira ngo asubize iyi message uba wamwandikiye, ariko kandi iba yamugezeho. Hanyuma icya gatandatu buri wese ukivuga buri kanya, ukivuga buri munsi, ukivuga buri minota, ukivuga buri minota ingahe. Iki ni ikintu nawe ubwawe uvuga. Gusa ubanze ukore subscribe kugira ngo ibiganiro byacu by'ubwenge nyine bijye bikugeraho 5 kuri 5. Hanyuma ikintu cyo ngo nta mafaranga mfite. Rimwe na rimwe rero usanga abantu benshi baba banafite menshi kabisa, ariko ugasanga nyine ntabwo bifuza kuyatanga, nubwo yafite ariko akakubwira ngo ntayafite. Ntiyakubwira ngo ndayafite, ahubwo afite gahunda, ahubwo arakubwira ngo nta mafaranga afite. Icya karindwi ni ubwa mbere mbikoze.
cyane cyane iyo umuntu akoze ikosa arihishira, ugasanga arihisha inyuma y'iri jambo nyine, nyuma yafatwa ati rwose ati ni ubwa mbere mbikoze, cyangwa se ati ntabwo nigeze nkora ikosa nk'iri ngiri, kandi ni ibintu ahoramo ariko avuga ngo ni ubwa mbere mbikoze. Hanyuma icya munani iri jambo ubona akoreshwa ngo ndakubabarira, mu by'ukuri akavuga ko akubabariye ariko ugasanga umutima we urahabanye n'ibyo akubwira, cyangwa se umutima we urababaye. Hanyuma icya 9 avuga ngo nzabikora ejo, ugasanga umuntu ntabwo ashaka gukora ikintu, nta nubwo acyitayeho, cyangwa se n'ibintu atazigera anakora na rimwe, ariko yaneza akakubwira ati nzabikora ejo. Rero jambo nzabikora ejo nawe uritekerezeho. Hanyuma ikindi cya nyuma vuga ngo I'm okay, meze neza nta kibazo, ndi okay. Iri rero iryo jambo rinini cyane kabisa, abantu benshi bavuga, ugasanga baravuga bati meze neza, bari okay, mu gihe imbere mu by'ukuri baba bameze nabi, usanga imitima yabo yarasenyutse cyangwa se yarashenjaguritse, ariko ugasanga barakubwira bati meze neza. Ukuri rero mu by'ukuri ni uko ibinyoma atari bibi buri gihe, burya ntabwo ibinyoma usanga ari bibi buri gihe, ariko iyo bibaye igihe kirekire ugenda ubeshya, usanga noneho cya kintu nubwo kibaye cyari gitoya ariko ugakomeza kugenda ukibeshyaho, uraza gushituka noneho ibintu byakwangije. Burya bigenda uko ugenda ubeshya gake niko ibintu bigenda bikwangiza gahoro. Rero ni iki muri ibi wigeze ubeshyaho nawe? Muri iyi ngibi nta kintu wigeze ubeshyaho nawe, tubare inyangamugayo, hanyuma udushyire muri comment wandikemo ati nanjye nabeshye gutya, kandi noneho amasaba ntimwibagirwe no gukanda kuri subscribe. Rero mu gice cya 2 noneho ndakwereka uko wafata umuntu ukubeshya ku kanya atabizi, nicyo ndibuze gukora mu kiganiro cya 2. Ndaza kubikwereka noneho kugira ngo noneho uzabashe gutahura umuntu mu by'ukuri urimo akubeshya. Rero ushatse kunyandikira, unkeneye, ushobora no kunyandikira kuri utanditse muri comment icyo navugaho, ushobora no kunyandikira kuri 0788366415, ukanyandikira, hanyuma waba n'icyo ushaka kumbaza ukambaza. Iyi rero ni Sobanukirwa 5 TV, njyewe nkaba ndi Tadeyo Ikimanishaka.